Yo urabizi se noneho ibintu no byafashe indi ntera. Nyambo kuri no nshuro noneho natishwa sinzi icyo baba bamutegerejemo. Nyambo kuri no nshuro noneho bagiye kuba bamwica. Nyambo aragatoye. Nyambo icyo asigaranye ni ikintu gitoya cyane. Nyambo bagiye kuba bamwica. Ese guys, uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Nyambo hari urucikira afite? Ese uratekereza ko Nyambo ubu ngubu tuvugana hari ahantu ho kuba yacikira afite? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, mwayikaze kandi ndagusaba kugira ngo ube waba umunyamuryango wa Venke Empire ndetse ukaba umunyamuryango ibikorwa byose muri kubagezaho umunsi ku munsi. Icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo dukomeze tugendane mu bikorwa byose tukubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, ujya utekereza mu gihe Nyambo gucika byamunaniye ikizamubaho? Ese ujya utekereza mu gihe bavumbuye ko aziranye na Niyori, ujya utekereza ko Nyambo hari ahantu afite ho kuba yarukokera ahari? Guys, turabizi ko ngubu tuvugana Nyambo niwe muntu uri mu bibazo birenze. Nyambo turabizi ko ariwe muntu ubu ngubu tuvugana uri mu bibazo byinshi cyane. Ese uratekereza ko ubu ngubu tuvugana Nyambo hari ahantu ho gucikira afite? Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori atangiye kuba yashakisha uburyo yacikisha Nyambo akamukura hano hantu bari. Ubu ngubu tuvugana Niyori we na Nyambo bafashe umwanzuro wo kuba bacikuye umugabo ubafite. Ese murabona zino mipango zabo barimo gupanga ziraza gukunda? Ese urabona Niyori uyu mupango afite wo kuba yacikisha Nyambo uraza kuba wamukundira ndetse ugacamo? Guys, niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndetse ukabona kurikirana ibikorwa byose bya Venke Empire umunsi ku munsi ndetse ukabona wishimiye kuba waba umunyamuryango wa Venke Empire, icyo ngusaba ni ukuba umunyamuryango wuzuye, ni ukuba wakurikirana bende sense zose aho ziva zikagera muri kugeza umunsi ku munsi mpaka zirangiye. Ese urabona Nyambo hari urucikira afite? Ese uratekereza ko Nyambo ubu ngubu tuvugana hari ahantu ho gucikira yaba afite? Ese uratekereza ko Nyambo ubu ngubu tuvugana hari ikintu yakora kugira ngo abe yava mu maboko y'uyu mugabo? Guys, turabizi ko uyu mugabo umufite nta bintu by'imikino agira. Turabizi ko umuntu umutuma ari umuntu nawe wababajwe. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Papa Kiramani yakora buri kimwe kugira ngo amabanga ye atazajya hanze. Turabizi ko Papa Kiramani yakora buri kimwe cyose ariko akabona amafuti yose yaba ari gukora umunsi ku munsi atagiye hanze. Ese Mama Kiramani we naza kumenya neza amakuru ko Papa Kiramani hari abantu bafungirana kugira ngo batazigera bamenya amabanga y'ujya muhishe? Ese uratekereza Mama Kiramani azabyiyakinte? Guys, niba ukunda Ibanga ndetse ukabona akunda kuba wareba filime yacu Ibanga, icyo ngusaba ni ugutanga ibitekerezo. Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori na Nyambo bari mu byago ndetse bari mu byago birenze. Turabizi ko bakoze ikosa rimwe no gupfa bapfa. Turabizi ko Niyori akoze ikosa rimwe, turabizi ko no kumwica bamwica. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori akoze ikosa bakamenya ko aziranye na Nyambo ndetse baziranye cyane cyane kurenza uko babizi. Turabizi ko Nyambo na Niyori bahita bajya mu byago bya hatari. Ese ujya utekereza mu gihe bamenyeje ko Niyori ndetse na Nyambo baziranye by'umwihariko ikintu babakorera? Turabizi ko ubu ngubu tuvugana bari gusatira urupfu. Turabizi ko ubu ngubu tuvugana Niyori ndetse na Nyambo bari gusatira urupfu. Ese
Niyori na Nyambo gucika nibo bananira bazakora iki? Ese utekereza ko Niyori na Nyambo gucika nibo bananira batazapfira hano? Guys, rero icyo ngusaba ni utanga ibitekerezo byawe. Ubu ngubu tuvugana ndetse Jojo ndetse na Gahima urwabo rurageretse. Jojo na Gahima ibyabo biri kugenda bifata indi ntera. Ese guys, uratekereza ko Nyambo ndetse na Niyori ndetse na Gahima na Jojo uratekereza ko ibyabo bizarangira ute? Gahima ubu ngubu tuvugana batangiye kuba bamushira kure ya Jojo byahatari. Jojo atangiye kuba yamushira kure ye birenze. Jojo atangiye kuba yafata Gahima akamubwiza inane na rimwe. Kandi Jojo turabizi ko ari umuntu witonda. Jojo turabizi ko ari umuntu ufite umutima mwiza, ariko kubera amakosa Gahima yamukoreye menshi atangiye kuba yamubwira ibintu biterekeranye. Ese Gahima uratekereza umunsi umwe we ibintu byari gukora atazabyicuza? Gahima turabizi ko yakoze buri kimwe cyose ngabe yashakisha umwana, ariko akaba yaramubuze. Turabizi ko Gahima yashakishije umwana byanga byakunda, ariko akaba yaraburiwe. Ese uratekereza ko ngo tuvugana Gahima umunsi umwe naza kumenya ko Jojo atwite, utekereza ko Gahima azakora iki? Gahima utekereza ko azongera akagaruka mu rugo bakamwakira? Guys, niba ukunda Ibanga ndetse ukabona ukunda ibikorwa bya Venke Empire, ndagushimira. Kandi niba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu bikorwa byose twagizaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ukuntu muri abagaciro hano kuri Venke Empire. Rero guys, murabizi ko Ibanga ari filime yanyu, kandi umuntu ukunda Ibanga ndamusaba kugira ngo atange ibitekerezo bye, ambwira ukuntu yumva kuri filime yacu Ibanga. Ubu ngubu tuvugana ingo zitangiye kuba zasenyuka buhoro buhoro. Jojo ndetse na Gahima urwabo ndatekereza ko rutazigera rwongera kuba rwasubirana. Jojo na Gahima ndatekereza ko urugo rwabo rutazongera kuba rwagaruka ibuzima. Ndabizi ko Jojo ubu ngubu tuvugana nubwo agenda yihenura kuri Gahima, turabizi ko Jojo nawe akimukunda, ariko kuba mukunda ntago byamwemera kuba yamusuzugura ahantu hose agiye. Jojo turabizi ko nubwo ari kwihenura kuri Gahima, turabizi ko urukundo rwe akirumufitiye. Ese guys, wowe uratekereza ko ngo tuvugana Gahima ibi bintu byose atari wabyiteye? Uratekereza ko Gahima atari watumye zino nyangaro zose zimugeraho? Gahima yikoze mu nda, Gahima yifashe ku nda, Gahima yiciye amaboko, Gahima wanze Jojo, ariko turabizi neza ko azagera hakicuza. Turabizi ko Gahima azagera hakicuza kino cyemezo cyo yafashe cyo kuba yata Jojo ndetse akamusigira amarira. Turabizi ko bino bintu bizamugiraho ingaruka ndetse azabyicuza birenze. Ese guys, uratekereza Jojo azababarira Gahima? Guys, turabizi ko bigoye kugira ngo Jojo azongere kuba yababarira Gahima yongera agaruke mu buzima bwe. Ese Jojo nabyanga, ese uratekereza ko Gahima we bitazamugiraho ingaruka? Guys, rero twigarukire iwacu mu mujyi. Turabizi ko iwacu mu mujyi byago byakomeje kuba byongeraho ku bindi. Turabizi ko ngo tuvugana Kiramani we ari kugenda ajya mu byishimo by'urukundo we na Queen wiwe, ariko nubwo ari kugenda ajya mu rukundo na Queen, ni nako ibyago biri kugenda bimuzira gake gake. Kiramani ari kugenda yikururira ibyago byatazapfa kuba yikuramo. Kiramani agenda yikururira ibindi birenze ibyo kuba akibesha Queen, kuba yarabeshe Queen kari we James
icyo cyaha ntabwo kiravaho, ariko agenda yongeramo ibindi gake gake. Ese ujya utekereza mu gihe Queen yavumbuye ukuri kose kuri inyuma? Ese ujya utekereza mu gihe Queen yavumbuye ko Kiramani ari we James ikintu yamukorera? Ese Kiramani we ubona atagenda yihemukira? Kiramani agenda yizanira ibindi bibazo birenze ibyo yaraga bwarimo. Ese guys, ujya utekereza Kiramani nibamara kumuvumbura kari we James atabyivugiye, utekereza ko Kiramani azagira amahoro? Ese ujya utekereza ko Kiramani hari amahoro azagira mu gihe bamuvumbuye kari we James? Guys, Kiramani kuba adafata umwanzuro ngo abwize Queen ukuri, turabizi ko ari ibibazo bari kwikururira. Kiramani kuba adafata umwanzuro ngo abe yabwiza Queen ukuri kari we James, turabizi ko bino bintu byose bizamugiraho ingaruka, ndetse ingaruka ikomeye cyane. Turabizi ko Kiramani nubwo ubu ngubu ameranye neza ndetse na Queen, ariko turabizi nibamara kumenya ko ari we James, ndetse bakamenya ko yababeshe zino myaka zose, ndetse bakamenya ko ibi bintu byose yabikoze kugira ngo abe yabareba ko yatsindura umutima wa Queen, turabizi ko azabyicuza. Ubu ngubu tuvugana Kiramani ari mu byishimo, ariko turabizi ko hari igihe kizagera Kiramani akicuza impamvu atabwije Queen ukuri. Guys, rero turabizi ukuntu mudukunda, kandi murabizi natwe ukuntu tubakunda. Niyo mpamvu twe tuba turi hano ngo tube twaganira kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, uratekereza ko ngubu tuvugana filime yacu Ibanga iri kugana he? Ese kuri umukunzi wa filime yacu Ibanga mwibareze utubazo dukeya. Ese filime yacu Ibanga uyikundira iki? Ese filime yacu Ibanga ikwigisha iki? Ese filime yacu Ibanga iyo urimo kuyireba ugasoza kuyireba igusigira iki? Ese filime yacu Ibanga ni abahe bakinnyi ukundamo? Ese guys, waba wifuza ko Niyori ndetse na Nyambo bava muri filime yacu Ibanga bakabasimbuza abandi? Ese waba wifuza ko Niyori ndetse na Nyambo baguma muri filime yacu Ibanga? Ese ujya utekereza mu gihe Nyambo yavuye muri filime yacu Ibanga cyangwa se Niyori, utekereza ko filime yacu Ibanga noneho yamerute? Guys, rero ndagusaba ibitekerezo byawe niba ukunda Ibanga, ndetse ukabona kurikirana ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Ndetse niba ukunda Venke Empire, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire, ubundi tukomeze tugenda n'ibintu bikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi, kandi ndabakunda cyane, muraba agaciro kuri filime yacu Ibanga. Nitwa Niyonsenga Venke, nkorera kuri YouTube channel yitwa Venke Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru, urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya. Kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo Venke Empire, icyo nari ikibazo. Ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi. Ni ukwandikamo Venke Empire, ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeze tugenda muri bikorwa byose mandi kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa Venke Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa Venke Empire niyo hava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa Venke Empire. Rero niba uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka, ndetse ukaba wifuza kugira ngo ujye uhorana akanyamuneza
ndagusaba kugira ngo ukurikirane Venke Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose mari kugezaho umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu? Niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa Venke Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icyambere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi inkunga yawe tuyatiriza amaboko abiri. Kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi, ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge, ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari cy'agaciro cya mbere, kuba wafata phone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo Venke Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana mu bikorwa byose nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi ngiye gutangira filime yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi, ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa ubuzima bwanjye, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi ngiye kugenda mbagezaho wari uzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si, ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana Venke Empire, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.